twigira ku mateka. Ubuzima bwacu bw'uyu munsi bushingiye ku mateka. Hari inkuru nyinshi twumva zikadufasha mu myitwarire, mu mikorere no mu mitekerereze. Hari inkuru nyinshi twumva zitwubaka bitewe n'abo zishingiyeho cyangwa amateka yagize, bigatuma bikugarura icyizere muri ubu buzima wari waratakaje. Kuri ubu hari abaganga beza dufite kandi babaye abaganga beza bashingiye ku mateka y'abaganga bahise batakiriho, ariko bitewe n'uko babasomye amateka yabo bakabona ukuntu bari abaganga beza, bikabaha umurongo mwiza kugira ngo babe abaganga beza. Kuri ubu tukaba tubafite nk'abaganga beza cyane kandi barakuye imbaraga cyangwa barakuye icyitegererezo ku baganga bababanjirije. Yewe hari n'abaherwe dufite kuri ubu babaye abaherwe cyane barebeye ku bahise babaye abaherwe, uko bakoraga kugira babe abaherwe, bikabaha umurongo mwiza kugira ngo bakore nabo, bikaba byarabafashije kuri ubu bakaba ari abaherwe cyane. Yewe bakaba baranarenze kuba basomye mu bitabo cyangwa bumvise cyangwa babonye mu mateka. Hari n'intwari dufite babaye abasirikare beza, bahagararira ibihugu byabo, barabirwanirira, yemwe bimwe bibona n'ubwigenge. Rero kuri ubu bikaba bifasha abana bakiri bato cyangwa abasirikare b'ubu, bikabafasha kugira ngo bazabe nabo basirikare beza barebeye ku bababanjirije ukuntu bakoze, bikababera isomo ryo kugira ngo bazabe nabo basirikare beza, bumve ko barwanira igihugu cyabo, bumve ko hari abatakaje ubuzima kugira ngo igihugu kibone ubwigenge, kibone amahoro, nabo rero bikabafasha kugira ngo babe abasirikare beza. Rero bavuga ko umuntu ari impanga, ni igihe umubyeyi abyara abana barenze umwe. Ubusanzwe umubare nyamwinshi w'ababyeyi babyara umwana umwe. Mu bitaro bashobora kwakira ababyeyi bagera mu 100, muri aba babyeyi ntihagire n'umwe ubyara impanga, bose bakabyara umwana umwe. Kuvuka uri impanga cyangwa kubyara impanga ni impano idasanzwe itabonwa na buri umwe, dore ko yewe hariho kuri ubu ngubu abageze no mu gihe cyo gucura batakibyara, barahereye kera basega basaba impanga ariko ntibazibone, bitewe n'uko atari ikintu wiha cyangwa ngo umuntu akiguhe cyangwa uko ugishatse ngo abe ari kukibona. Yewe nanone ntabwo twakirengagiza n'abandi bakunda impanga ariko bakumva muri bo batazibyara, none ugasanga abo ngabo bameze gutyo nibo bazibyaye. Cyangwa nanone hariho abumva batabyara impanga bavuga bati keretse uzimpaye zikuze, batekereza ko kuzirera atari ibintu byoroha. Ikiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umuntu wabyaye impanga bwa mbere ku isi. Nicyo amateka abereyeho. Amateka agenda atwereka uko ibihe byagiye bikurikirana, uko ibihe byagiye bitambuka, abatubanjirije amateka yabo yanditswe tukagenda tuyamenya. Mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi mbahaye ikaze. Njyewe tugiye kubana nitwa Anizi Uwingeneye. Tudatinze reka dutangire. Nizere ko icyo gukora ukizi ni subscribe, ubundi tugatangira twikomereza. Mbahaye ikaze. Nk'uko amateka tubwira, hari umuntu wanditswe mu gitabo cya Bibiliya ugaragara ko ari we wabyaye impanga bwa mbere ku isi. Nk'uko nababwiye rero, tugiye kwifashisha igitabo cya Bibiliya turebere hamwe umuntu wabyaye impanga bwa mbere ku isi. Turi busange mu gitabo cy'Itangiriro, kiboneka muri Bibiliya nk'uko nabivuze, igitabo cy'Itangiriro ibice 25 umurongo wa 19. Umutwe w'iyo nkuru uravuga ngo kuvuka kwa Esawu na Yakobo. Haravuga ngo uru ni rwo rubyaro rwa Isaka umwana wa Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 avutse ubwo yarongoraga Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'i Pederenawumu, mushiki wa Labani umwaramu. Isaka yingingira umugore w'Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asama inda. Abana bakinira mu nda ye, aribaza ati ubwo bimeze bityo ibi bimbereyeho iki? Aragenda ajya kubaza Uwiteka. Uwiteka aramusubiza ati inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana uhereye igihe azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umuto. Maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye, zari impanga mu nda ye, gakuru havuka atukura ari cyoya nk'umwenda w'ubwoya, bamwita Esawu.
hakurikiraho gato afashe agatsitsino ka Esawu bamwita Yakobo. Kandi Isaka yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yabyaraga. Muri iyi nkuru wumvisemo iki? Wumvisemo nde? Wumvise ari abahe bavutse ari impanga? Niyo mpamvu nagutegura iki kiganiro cy'uyu munsi, kugira tujye tumenya amateka, tumenye uko ibihe byari bimeze, abatubanjirije uko bari bameze cyangwa uko babayeho. Nyuma y'uko umenya umuntu wabyaye impanga bwa mbere ku isi, ubyakiriye gute? Reka ducumbikira. Wakoze kubana nanjye. Nitwa Anizi Uwingeneye. Duhurire muri comment umbwire uko ikiganiro cyakiriye. Kandi niba ikiganiro kikunyuze, ukore share ugisangize n'abandi. Hanyuma kandi niba uri mushya kuri Anizi TV show, ubuke gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ujye ubona byinshi kandi byiza kuri iyi chaîne. Imana ikomeze kubana namwe, ibahe imigisha n'amahoro, muhahe muronke, ndabakunda cyane, ibihe byiza.